Hello my people, iyi ni Modiambo TV. Twari tuburanye nayo imaze igihe kinini uploading, ariko mbazaniye inkuru yangiye kuboneka neza. Nari maze iminsi hari ibyo ndimo, niyo mpamvu mwaye mwarambuze. Sasa yangiye kugaruka sasa ku bantu bashaka kuziga Europe, ku bantu bashaka kwiga Asia, ibihugu mbese around the world, ahantu zose ushaka kwiga. Ngiye kugaruka njya mbaha ama video kabisa, hanyuma ubundi directing ko wapayanga cyangwa se nk'apayingije. Nyaboneka rero nkuzaniye inkuru nziza. Wowe ufite umukobwa w'imyaka 15 utanyije 17, hagati y'imyaka 15 na 17, wowe ufite mubyara wawe uri mu myaka iyo ngiyo, umwana w'umukobwa, wowe ufite umwishywa wawe, wowe ufite best inshuti yawe ifite umwana w'iyo myaka utanyije imyaka 17, utari munsi y'imyaka 15, mbazaniye inkuru nziza cyane. Rero nk'uko mubibona, iyi ni gahunda USA ya leta zunze ubumwe za Amerika yatangiye mu mwaka wa 2012, bayita Tech Girls. Ni gahunda ngiye kuca mu ncamake, nshaka ko kiganiro kidatinda, nshaka ko kiba kigufiya. Hanyuma ndaza gushyira muri description link kubyo uraza ku joining your link, hanyuma ukareba amakuru menshi yisumbuyeho. Gukora application ni ibintu biri very easy. Nawe uragira ikibazo cyo gukora application, ushobora kuyandikira kuri Instagram account yanjye Alan Moise Official. Ni urahita umbona, ukore follow cyangwa se niba follow ukayitunyandikira, niyo naguha link aho ngaho, nabwo nta kibazo. Ngende hano kubafasha. Nyaboneka abanyarwanda tujye dukundana, tujye dufashanya, dusharingana amakuru. Nk'aya makuru umva igihe byatangiye abenshi nibabizi, ariko bamwe bagiye bagenda. Hari umwana w'umunyarwanda ndaza kumubereka hepfo hano, wagize amahirwe yo kugenda. Urumva byose ni amakuru. Rero nuko ndaza kuguha link, uraza gukanda aha ngaha apply to be a tech girl. Sasa rero nuza application iri gukorwa kugeza ku itariki 8 z'ukwa 12. Urumva still igahunda iracyakomeje kandi haracyari igihe kinini. Nyaboneka wowe ukunze iki kiganiro, kora like, kuko ni ikiganiro gifasha kora sharing abantu nabo bagerageza amahirwe, niba bafite abo bana, niba bafite inshuti zabo bafite abo bana, niba bafite abakazini babo. Mbese nyaboneka sharing ikiganiro kandi mukorere subscribe. Ngiye kujya mbazanira updates news z'uko mwajya hanze kandi bitabagoye, atari baba agent babakorera application bakabarya amafaranga kandi bakanabacira amafaranga menshi. Ngende kubyigaho, nzabaha update kandi nzatangira vuba aha. Mwebwe mukore subscribe, mushonje muhishiwe. Ngiye kujya mbakorera ibintu byiza, mbafashe abashaka kujya hanze kuri makeya kandi mbabwire, kuko rega igihugu cyose wakijyamo ufite required document. Iyo ufite document zose ntabwo wakwima visa. Niyo mpamvu aba agent hari igihe namwe babagira utero bababeshya, ugasanga bariye amafaranga y'ubusa. Niyo mpamvu rero byaba byiza ngiye kujya mbafasha. Documents zose bisaba ibishoro rwose, ni ibintu bitabyoroshye. Ariko aho yango nkubeshye ngo gutya na gutya, nzajya nkubwira amafaranga before uko natangira ubwe ngo aya mafaranga ukenewe kugira ngo tubone ama documents zose nkunago directing. Tuzabiganira katugane kuri gahunda rero. Sasa murabona, sasa hano hari umukobwa bagiye batanga ama testimonial ita Sonia wo mu Nigeria. Hano wita Shanika, hari undi uraho ngaho nawe. Just irabona ko n'abana b'abakobwa batoya bagiye batanze. Ni official website yabo, ni ibintu byizewe. Nyaboneka ni gahunda ya leta kandi ni full funded. Imbibuza ko ari full funded. Application kuyikora ni for free, visa ni for free, bitandukanye na green card. Itike y'indege ni for free, kugerayo ni for free, kwiga ni for free. Ni gahunda nuko ikintu busabwa kujya mugiye kwa applyinga kuri nuza ndaza kubahereza link muri description. Ni requirements nuko umwana akiga cyangwa se yarangije kwiga, bamusaba transcripts, then gusubmit. Ni ibintu biri easy, niwo byacanga. Nyaboneka aza kumbwira ndamufasha, nta kibazo ndamufasha. Murabona nk'uyu mukobwa bamwita Elize,
umwana uva mu Rwanda kabisa, muramubona ko ari n'umunyarwandakazi, biragaragara pe. Ibi bintu ni ibintu byizewe, ni ibintu trusted, ni ibintu trustworthy. Ya nyaboneka bantu banjye, mumbabarire rwose, murabura abana kuko muri Amerika bafashe, murabona ibihugu bagiye bagiye bafata mu migabane itandukanye muri Western Hemisphere, harimo Sub-Saharan Africa, Europe, Eurasia, East Asia Pacific, Middle East and North Africa, South and Central Asia. Ya muri rero muri Sub-Saharan Africa bafashe ibihugu bitandatu, twagize amahirwe mu Rwanda badufatamo, bafashemo u Rwanda, bafatamo Kenya, bafatamo Zambia, bafatamo Nigeria, bafatamo South Africa. Ibihugu bitandatu nibyo bahisemo. Ya nyaboneka mu mbabare y'amahirwe tuyabyaze umusaruro. Twagiye sasa dore ya link ndayibaha, murahita mukanda apply to be etega umwana w'imyaka wamwapplyingira akaguha documents ze, cyangwa se akaba yakiapplyingira, cyangwa se mukamwe nkabafasha nta kibazo rwose. Ya application for free, murabona nkaha ngaha ya ahantu bigiye bizakurozingira, biragaragara. Noneho complete answer in English, ibyo bakubaza mu Cyongereza. Ya ubwo kwandika EJ questions ni ibintu bira, urabona ko ntago ari ibintu bikaze. Yari ifoto wagusaba, transcripts, then ugasavinga, ukagira ute, murabona ko hari nanuza iba guidinga uko wabikora ute, uko wagira urasavinga, ukahita ugira ute, ukahita submitting. Dore hano hari ikiganiro cy'ukuntu wagira ute wabikoramo, nanjye nanagufasha rwose, nta mutima mubi. Ya ikintu nani bagiye kubabwira nuko hari section, hari nuza ziri required, ariko ya dore ngizi ni abana biga hagati, ntabwo gusa amashuri yose mwiga mu Rwanda koko harimo, katubirebe. Okay, ngibi murabona yuko education and careers in science, technology, engineering and math. Ubwo urumva ko umwana ubwo wiga math ni byandi zazindi za PCB, za enako MCB, za mege, za kina nabyo naribi, babiga engineering, abiga technology, babiga za kubwo technology, za computer science, za computer science software, bese just ibyo bintu byose ari allowed yo kugira ute no kusubmitinga, akageza amahirwe bamufata, nta kintu na kimwe usibye itike izagera embassy yonyine azakonsoma. Ya ni ibyo ngibyo byonyine. Ubundi umwana wawe umuhereza iki, umufashe ajye USA, ajye kwiga mu bigo bikomeye, bihura n'aba entrepreneur bakaze. Murabona ukuntu abana rwose bameze neza, none ni full founded USA bikwitaho. Mbese muri make hangaha rabizi nona USA uburere bwaho barigisha kabisa, education level yaho iri hejuru cyane. Umwana wize USA abaho neza, cyese iyo yinaniwe. Ni gahunda rero leta yashyize yo gufavoriza abana b'abakobwa bakiri bato. Ya nyaboneka rero ikindi gisigaye sasa, ubwo mukore subscribe kuri Modiambo TV, mukande kukazogera, mukande ku handi haba hariho all, kujya mujye mubona ibiganiro byose nzaya uploadinga. Nemaze igihe kinini na uploadinga, ariko nyaboneka ngiye kujya mbahereza ibiganiro by'uburyo mwajye mwigira hanze. Ni byinshi cyo kuzabazanira ama invitation yo muri Canada, abana green card nabo izarangiriza afunga kuri 7, nabyo updates nzanzibaha, dore ko nanabikoragaho na uploadinga nkabishyiraho kuri 7. Ubwo bo twapplyingiye nabo nahaye amakuru bakapplyinga nabo, good chance, I wish you good luck. Ya rero sasa ngiye kujya noneho ngiye kubazanira ibigo bya scholarship, by'ama buruse yo kwapplyingaho, bya from funded za 50 scholarship, za 60, 70 bigiye ku grade yawe around all over the world rwose. Ngiye kubazanira amakuru y'umutawe n'abandi bose. Nimpamvu kura subscribe, ubundi dufatikanye kugira uburere bwacu, twigira hanze, abana bacu bakigira hanze, kuko hanze haba uburezi, education level yaho iri hejuru. Ya rero nyaboneka ku bantu bashaka kuza kwiga ku ma scholarship, ku bashaka
kwiga bifashije igihe n'iki ngiki unyandikire ku Instagram account yanjye Moise official, Alan Moise official, urahita umbona unyandikire inbox, ubundi nta kibazo tubijyemo neza. None n'ugufatanya mwana bacu, n'ugufatanya rwose, kuko hanze haba uburezi bwiza cyane kandi ukomeye. Aya makuru rero mukoresha sharinga abantu bagereho, ubundi igisigaye abana bacu tubaha amahirwe masa. Ubu ewana dufatanye, murakoze, turi kumwe.